yawe uyikoza kuri rugongo ukajya ukubita ku mishino hose, uzamura umanura ku mpande zose ukageraho, uzamura umanura kandi mu buryo bworoshye. Noneho ikindi kintu ugomba kwitaho, ukoresha umutwe ko nakoresha imboro yose, oya ukoresha umutwe akaba ari ugerageza gufataho kandi ukabukora mu buryo bworoheje, uburyo bwiza cyane kugira ngo hatagira wavuga ati ukajya ukunguta uzamura umanura cyangwa no ku ruhande gutya, byanze bikunze amazi arasohoka. Ariko nubwo ntabwo abantu bose, ntabwo ikintu ugiye kubabwira ni ukuntu wanyaza, uburyo ki wabikora. Ushobora kuvuga ati bikorwa bitutanabizi, ariko ikintu ugiye gukora ni pozisiyo, jya kubaha pozisiyo nkeya cyane zishoboka, uburyo wanyazamo bukoroheye, kuko n'ubundi mu gikorwa nk'uko nabibabwiye, igikorwa amasaha gifata cyangwa iminota, ntabwo ari ko uba uri kunyaza umuntu, oya hari igihe kigera ukamunyaza koko, ahubwo ukibaza uti ese ndahera he ndabigenza nte. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho iyo ugiye kunyaza, cya mbere imboro yawe uyikoza kuri rugongo ukajya ukubita ku mishino hose, uzamura umanura ku mpande zose ukageraho, uzamura umanura kandi mu buryo bworoshye. Noneho ikindi kintu ugomba kwitaho, ukoresha umutwe ko nakoresha imboro yose, oya ukoresha umutwe akaba ari ugerageza gufataho kandi ukabukora mu buryo bworoheje, uburyo bwiza cyane kugira ngo hatagira wavuga ati uri kumubaza ko hariya hantu ukuntu hateye nta mwenge uhaba, ariko abo mwenge uvamo ari amazi gusa, nta mwenge uhaba, nta kindi kintu. Wowe ikintu ugomba gukora ni ugukunguta, ni ugukunguta kuko n'ubundi niko bisanzwe byitwa, ukajya ukunguta uzamura umanura cyangwa no ku ruhande gutya, byanze bikunze amazi arasohoka. Ariko nubwo ntabwo abantu bose, ntabwo kugira ngo amazi aze ntabwo bifata igihe kingana, aho ngaho naho ugomba kumenyaho akantu ukavuga ati aha ngaha nzajya nitonda, mwihangane ntegereze biraza gushoboka. Ikindi kintu, pozisiyo ya mbere ishobora kubikoroherezamo ni pozisiyo nakita gakondo. Hari pozisiyo yakitwa gakondo, pozisiyo isanzwe twese tuzi, isanzwe ikoreshwa n'abantu benshi cyane. Abantu benshi batarasobanukirwa ibintu by'amaposteri n'ibiki, guhindukira, gukora dog style akinyuma, ntabwo bo babizi. Nyine hari abantu batabizi bagikoresha bwa buryo busanzwe, umugore akaryama n'umugabo akajya hejuru. Iyo ngiyo niyo ya mbere ugomba gukoresha. Hanyuma iya kabiri, umugore ashobora kuba yakicara ku buriri nawe ukicara, ariko bigasa nkaho mwasobekeranyije amaguru, bisa nkaho we ari hejuru. Hanyuma ukajya mwese ubwo muricaye, ntawe uryamye, ntawe wakoze ak'inyuma, ntaki, mwese muricaye. Hanyuma ugatangira ugakunguta. Ugomba gukunguta ukireba, uri kureba igituba cye kugira ngo nyine umenye ndi kubikora nte, ese ndi gukoza aho nkoza niho, kugira ngo nyine umenye neza yuko ari bunyare. Kuko ikintu cya mbere, ikosa rya mbere ribaho ni ukurongora umugore cyangwa umukobwa ntumunyaze. Ni ikosa rya mbere ribaho kandi ugomba kwitondera. Ugomba kumenya kunyaza uko bigenda, aho uca step by step nyine uri bucemo. Urazamura umanura gakeya kandi ukoresheje umutwe w'imboro yawe gusa, buryo bworoshye no ku ruhande gutya, ariko ukunguta, ubundi ubone rwose amazi yisuke kuri utwo duposteri tubiri tworoshye aryamye n'akandi mwicaye, kuko nizo posteri zikoroheye zitamuvuna, zituma nyara yisanzura akirekura.
akirekura ayo mazi rwose nawe ukayabona, kuko nawe hari ikintu bimumarira, bimugabanyiriza akajagari, bimuruhura mu mugongo, yumva mu nda nta kibazo. Ikindi cya mbere, yumva mu mutwe atekanye, bya bintu by'imishiha n'ibiki akabireka. Ibyo rero nibyo bintu ugomba kwitaho, ukamenya ati umugore wanjye namunyaza ntemuziye pasiteri zitamuvuna. Ugomba kubyitaho kandi buri munsi ukajya ukomeza ubyiyibutsa, udusura kuri channel yacu Umucyo Channel, kugira ngo ukomeze ugende ubyiyibutsa. Kandi ubwo tukiri aho ngaho tuba dufite ibiganiro byinshi cyane kandi utagomba kwibeshya ngo ucikwe, kuko uyu munsi ushobora kubwira kunyaza, ejo ukuntu akubwira ati se umugore arangiza ate, bigenda biti yarangije, ukabura aho ngaho utaramenya ati umugore wanjye byabwirwa n'iki ko yarangije. Ibyo ni ibintu byose ugomba kumenya. N'abagore mugomba kumenya uburyo mugomba gufata abagabo banyu, udushya mugomba kubakorera. Hari ibintu byinshi mugomba kumenya kugira ngo umugabo wawe ntazagucike, umugore wawe ntazajye kwipfa ubusa. Tukiri aho ngaho ugomba gukomeza ugakurikira Umucyo Channel, ukora share, like, subscribe. Ikindi ukanaduha comment niba bigenda nabi, icyo twahindura, icyo twakongera, ikibazo cyangwa inyunganizi, ukatwandikira kuri nimero de telefone iri hasi inbox, tukagusomera ikibazo cyawe tukagusubiza. Murakoze.